Yesu Kristo nashimwe. Ni Jeanne d'Arc nanone mugiye gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi w'176 dusoma Bibiliya. Tugeze mu bice 9 byo mu gitabo cya Yeremiya. Turakomeza tugere ku bice 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Reka dutangire hejuru gatoya kuko isengesho yararitangiye Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu. Ye baba we, icyampa umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro ndirire abantu banjye bishwe. Icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto, rukarekura ibinyoma. Bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi kandi ntibanzi, niko Uwiteka avuga. Umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muva inda imwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Umuntu wese azashuka umuturanyi we, kandi ntibazavuga ukuri. Bamenyereje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma, bahora birushya bakora ibibi. Urugo rwawe urutuje mu buriganya. Uburiganya nibwo butuma banga kumenya, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore nzabashongesha mbagerageze, ukundi nagira abantu banjye ni ukuye. Ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko mu mutima we amuciriye igico. Mbese ibyo sinzabibahanira, niko Uwiteka abaza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwabuhora ibyo? Imisozi nzayiririra mboroge, n'ibyanya byo mu butayu nzabigirira umubabaro, kuko byatwitswe bigatuma nta uhanyura, n'ijwi ry'amashyo rikaba ritakihumvikana. Ibisiga byo mu kirere n'amatungo byarahunze birigendera. I Yerusalemu nzahahindura ibirundo haba ubuturo bw'ingunzu, n'imidugudu y'Ubuyuda nzayigira amatongo haba ikidaturwa. Ninde w'umunyabwenge wamenya ibi? Ninde wabibwiwe n'akanwa k'Uwiteka kugira ngo abyamamaze? Kuki igihugu kirimbutse kikaba gikongotse, hagahinduka ahadatuwe, bituma hatagira uhanyura? Uwiteka niko kuvuga ati, kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere, ntibumvire ijwi ryanjye haba no kurikurikiza, ahubwo bayobejwe n'imitima yabo inangiye n'ibigirwamana bya Bali, ibyo ba sekuruza babigishije. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga iti, dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa apusinto, ndetse mbahe no kunywa amazi akarishye. Nzabatataniriza mu mahanga, aho batazi na ba sekuruza batigeze kumenya, kandi nzabakurikiza inkota kugeza ubwo nzabatsembaho. Uwiteka Nyiringabo avuga ati, mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba, n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti, yemwe ko twanyazwe, dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. Ariko nimwumva ijambo ry'Uwiteka, mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke, mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya. Kuko urupfu rwuriririye mu madirishya yacu, rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Vuga uti, uko niko Uwiteka avuga ati, intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi, nk'ibihumbano bisigara inyuma y'usarura zitazagira uzirarura. Uwiteka avuga ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose
bafite umutima utakebwe, Egiputa n'Ubuyuda na Edomu n'Abamoni n'Abimowabu n'abiyogoshesha ingohe z'umusatsi bose batuye mu butayu, kuko ayo mahanga yose atakebwe n'ab'inzu ya Isiraheli bose ntibakebwe mu mutima. Yeremiya ibice 10. Ibigirwamana n'iby'ubusa, Imana rurema niyo ikomeye. Nimwumve ijambo Uwiteka ababwira wa nzu ya Isiraheli we. Uku niko Uwiteka avuga ati: ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga, kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imigenzo y'abo bantu ni ubusa, kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji akoresha intorezo. Babirimbisha ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse, ntibivuga, bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza. Ntimukabitinye, kuko ari ntacyo bibasha gutwara, ari ikibi ari n'icyiza. Ntawe uhwanye nawe, Uwiteka, urakomeye, kandi n'izina ryawe rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha, mwami w'amahanga we? Ko bigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose ntawe uhwanye nawe. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka, kandi ni abapfapfa. Ibyigisho by'ibigirwamana ni ibiti gusa. Hari ibibati by'ifeza byavanywe i Tarushishi n'izahabu ivuye Ufazi, byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabyo, byose bikorwa n'abahanga. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigitswa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Muzababwire mutya muti: izo bita imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa mu isi no munsi y'ijuru. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo. Iyo iranguruye ijwi, mu ijuru haba guhorera kw'amazi, ituma ibihu bizamuka biva ku mpera z'isi, iremera imirabyo kugusha imvura, izana umuyaga iwukuye mu bubiko bwayo. Umuntu wese ahindutse nk'inka, nta bwenge agira. Umucuzi w'izahabu wese yakojejwe isoni n'igishushanyo yicuriye, kuko igishushanyo cye cyayagijwe ari ibinyoma kandi nta mwuka ubirimo. Ni iby'ubusa, ni umurimo w'ubushukanyi. Ku munsi wo guhanwa kwabo bizarimbuka. Ibera Yakobo gakondo ntimeze nk'ibyo, kuko ariyo banze ry'ibintu byose, kandi Isiraheli ni umuryango w'umwandu wayo. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Koranya ibintu by'ubugenza bwawe biri mu gihugu, yewe utuye mu gihome, kuko Uwiteka avuga atya ati: dore ubu ngiye gutera kure abaturage bo mu gihugu nk'utera umuhumetso, bahagarika umutima kugira ngo babyumve. Mbonye ishyano mbitewe n'igikomere cyanjye, uruguma rwanjye ruranyihebesheje, ariko ndavuga nti: ni ukuri nirwo kababaro kanjye, nkwiriye kubihanganira. Ihema ryanjye riranyazwe, imigozi yanjye yose iracitse, abana banjye baransize ntibakiriho, ntawe usigaye wo kumbambira ihema no kumanikira inyegamo. Abungeri bahindutse nk'inka, ntibasobanuza Uwiteka, nicyo cyatumye badahirwa. Imikumbi yabo yose igatatana. Dore ijwi ry'impuha riraje, ikiriri kinshikije giturutse mu gihugu cy'ikasikazi, guhindura imidugudu y'Ubuyuda amatongo n'ubuturo bw'ingunzu. Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze. Uwiteka, umpane ariko bitarenze urugero, ntumpanishe umujinya kugira ngo utansemba. Uburakari bwawe ubusuke ku banyamahanga batakuzi, no ku miryango itambariza mu izina ryawe, kuko batanyaguye Yakobo, baramutanyaguye bamumaraho, n'ubuturo bwe babuhinduye amatongo. Yeremiya ibice 11. Imana ihamya Abayuda ubugome, yangira Yeremiya kubasabira. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti: nimwumve amagambo y'iri sezerano, kandi ubwire ab'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti:
uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, havumwe umuntu utumvira amagambo y'iri sezerano, iryo nategetse ba sogokuruza wa munsi nabazanaga mbavanye mu gihugu cya Egiputa mu itanura ry'ibyuma, nti nimwumvire ijwi ryanjye n'amategeko yanjye muyakomeze yose nk'uko nayabategetse. Ubwo nibwo muzaba abantu banjye, nanjye nkaba Imana yanyu, kugira ngo nsohoze indahiro narahiye ba sogokuruza yo kubaha igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko biri n'uyu munsi. Nuko ndamusubiza nti, birakabaho nyagasani. Maze Uwiteka arambwira ati, amamaza aya magambo yose mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, uti nimwumve amagambo y'iri sezerano muyasohoze, kuko nihanangirije ba sogokuruza cyane, uhereye wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa ukageza none, nkabyuka kare mbihanangiriza nti, nimwumvire ijwi ryanjye. Nyamara ntibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo umuntu wese yayobejwe n'umutima we mubi unangiye. Nicyo cyatumye mbarangirizaho amagambo yose y'iri sezerano, ayo nari nabategetse gukora ariko ntibayakora. Maze Uwiteka arambwira ati, mu bagabo b'i Buyuda no mu baturage b'i Yerusalemu habonetse ubugambanyi. Basubiye mu byaha bya ba sekuruza, banze kumvira amagambo yanjye, bikurikiriye izindi mana ngo bazikorere. Inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda bishe isezerano ryanjye nasezeranye na ba sekuruza. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye kubateza ibyago batazabasha kurokoka, bazantakira ariko sinzabumvira. Maze abo mu midugudu y'Ubuyuda n'abatuye i Yerusalemu bazajya gutakira ibigirwamana bosorezaga imibavu, ariko ntabwo bizabakiza mu gihe cy'amakuba yabo. Kuko uko imidugudu yawo ingana, ariko n'imana zawe zingana Yuda we. Kandi uko inzira z'i Yerusalemu zingana, niko n'ibicaniro mwubakiye cya kindi gikoze isoni bingana, ari byo bicaniro byo kosereza Bali kw'imibavu. Nuko we gusabira ubu bwoko ntukarangurure ijwi ku bwabo cyangwa ngo basabire, kuko ntazabumvira ubwo bazantakira ku bw'amakuba yabo. Mukunzi wanjye aje kwenda iki mu nzu yanjye, ko yakoranye na benshi bizira? Wibwira ko ibitambo ari byo byagukiza? Kandi iyo ukoze icyaha nibwo unezerwa. Uwiteka yakwise umwelayo utoshye, mwiza kandi ufite imbuto nziza, ariko awutwikira mu rusaku rw'imidugararo myinshi, kandi n'amashami yawo aravunagurika. Uwiteka Nyiringabo waguteye nk'imbuto none agutegekeye ibyago, aguhoye ibyaha by'inzu ya Isiraheli n'iby'inzu ya Yuda, ibyo bizaniye bakandakaza kuko boserezaga Bali imibavu. Uwiteka warabimenyesheje, maze ndabimenya, uhera kunyereka imirimo yabo. Ariko nari meze nk'umwana w'intama woroshye ujyanywe kubaga, kandi sinari nzi ko bangambaniye bati, turimbure igiti n'imbuto zacyo, tumuce mu gihugu cy'ababaho, kugira ngo izina rye ritongera kwibukwa. Ariko Uwiteka Nyiringabo we, uca imanza zitabera, ukagerageza imitima n'impyiko. Henga ndebe uko uzabahora, kuko nakumenyesheje urubanza rwanjye. Nicyo gituma Uwiteka avuga ibyo abantu bo muri Anatoti bashaka kukwica bavuga bati, ntugahanure mu izina ry'Uwiteka, kugira ngo udapfa uguye mu maboko yacu. Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore ngiye kubahana, abasore bazicishwa inkota, abahungu babo n'abakobwa babo bazicwa n'inzara, kandi ntibazagira urokoka wo muri bo, kuko nzateza abantu bo muri Anatoti ibyago mu mwaka bazahanirwamo. Yeremiya ibice 12. Abayuda bazapfa nabi, igihugu cyabo kizahindurwa. Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaza iby'imanza zawe. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Kuki abariganya bagubwa neza? Warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto. Baguhoza ku rurimi, ariko ukaba kure y'imitima yabo. Ariko wowe Uwiteka uranzi, uranduzi, ugerageza umutima wanjye uko ukumereye, kandi ko bo ubakurure nk'intama zigiye kubagwa, ubarindiriza umunsi w'icyorezo. Mbese igihugu kizageza he kikiboroga, kandi ibyatsi byo mu gasozi nabyo byuma?
amatungo n'ibiguruka birahashira bizize ibyaha by'abagituyemo, kuko bavuga bati ntazabona iherezo ryacu. Niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Kuko n'abo muva inda imwe n'inzu ya so, abo nabo bagukoreye iby'uburiganya, basakuriza inyuma yawe, ariko naho bakubwira neza ntukabizere. Naho bakubwira neza ntukabizere. Nasize inzu yanjye, nataye umwandu wanjye w'umutima wanjye ukunda cyane, namutanze mu maboko y'abanzi be. Umwandu wanjye wambereye nk'intare yo mu ishyamba, yaranguruye ijwi ryo kuntera, nicyo gituma mwanga. Mbese umwandu wanjye wampindukiye nk'igisiga gifite amababa menshi? Mbese ntagoswe n'ibisiga bimugurukiye? Nimugende muteranirize hamwe inyamaswa zose zo mu gasozi, muzizane zibatanyagure. Abungeri benshi bononye uruzabibu rwanjye, banyukanyutse igikingi cyanjye nakundaga, bagihinduye ubunoge bubi, bakigize ikidaturwa, kirantakira kuko kirimo ubusa. Igihugu cyose cyagizwe ikidaturwa, kuko ari nta muntu ukibyitayeho. Abarimbuzi bateye mu mpinga zose zo mu butayu, kuko inkota y'Uwiteka irimbura uhereye mu ruhande rumwe rw'igihugu ukageza mu rundi. Nta kizima gifite amahoro. Babibye ingano basarura amahwa, bariruhije ntibyagira icyo bibamarira. Kandi muzakozwa isoni n'umwero wanyu, bitewe n'uburakari bukaze bw'Uwiteka. Imana izagarura Abayuda. Uku niko Uwiteka aburira abaturanyi banjye babi bakoze ku mwandu. Naraze ubwoko bwanjye Isiraheli ati, dore ngiye kubaca mu gihugu cyabo, inzu ya Yuda nayo nzayibakuramo. Nimara kubaca nzagaruka mbagirire imbabazi, nzabagarura, umuntu wese asubire mu mwandu we, n'umuntu wese mu gikingi cye. Nibigana ubwoko bwanjye bakarahira izina ryanjye ngo ndahiye Uwiteka uhoraho, nk'uko nabo bari barigishije ubwoko bwanjye kurahira Bali, niho bazubakwa ngo bature mu bwoko bwanjye. Ariko nibatumvira, nzaca ubwo bwoko, nzabuca kandi mburimbure, niko Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo ku bice 13 kugera ku bice 16. Imana ibahe umugisha. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya